Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Ninde Mwere, wanditswe na Niyitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero indamutsa. Tubaho twiteze kubaho ubuzima bwiza, tugakura aribwo duharanira. Gusa hari igihe cyangwa cy'ubuzima kigusharirira, bukagutegeka kunyura inzira ihabanye n'iyo wifuje, umutima ukagucira urubanza ariko bikanga amahitamo akakuyobera. Gusa burya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tujya twigengesera mu rugendo rwacu, hato tutagira uwo dutsitaraho, kuko burya uretse kuba utsitareho wamukomeretsa, uranamutinza mu rugendo. Dukurikire umukino. Ishara kuri iyo ntebe yewe, tuza kandi nta kikwirukansa. None se hari icyo mushaka ko nkora ko amasaha y'akazi yarangiye? Erega hakorwa akazi ntihakorwa amasaha mutima we. Ariko nyine icyo nagushakiraga nagiraga ngo nyine mbese numvaga nkwikumburiye umutima mwiza. Nukuri pe, mpora nibuka ibihe byiza twagiranye, nkumva nkeneye ko basi twakongera. Si byo se? Ariko ruge, ugira umutima cyangwa uri inyamaswa? Hejuru y'inda wanteye umfashe ku ngufu urarenzaho n'ayo magambo. Ubu umugabo wanjye Alphonse umunsi yabimenye nzamusobanurira iki? Nzamubwira ko namuciye inyuma. Ariko se ibyo nibyo bikurijije? Ihorere mama, ihorere bwiza buja maribori, umugore wamugojesha. Nukuri ndagukunda cyane mutima mukobwa mwiza. Umukobwa mwiza? Asoni, umenye ko ndi umugore w'undi mugabo di. Twabyaranye abana 3 kandi mukunze. Ubu umugabo wanjye hari mu mahanga, ntazi ko ntwitenda kandi atasiza nteye. Inda ntasamye mu mwuka nka Bikira Mariya. Ariko nanjye ndi umugabo. Ruge, uri umugome, uri inyamaswa mbi gusa. Ariko si watuje. Ko naguhamagaye hano mu biro byanjye ngo tuganire neza, ukaba utangiye kuntura umujinya bite? Ndabuzwa n'iki kuwugira wa mugome we? Umutima unigijoro n'umunsi. Ndara ntasinziriye kubera ibyago wanshyizemo. Iyo nibutse ubugome ndenga kamere wankoreye witwaje ibibazo nari mfite, numva ntazi cyuri cyo rwose. Wakabimenye se ko wari ufite ibibazo nyine? Sinagutabaye bagiye kubirukana mu nzu, mwarabuze ubwishyu umugabo wawe amaze igihe nta kazi, akabone bakamwohereza mu mahanga nta n'igicera arahembwa. Niko abana banyu ntibari babuze uko biga? Umwanda wa banki harya wo wari ubageze? Rubanda mwibagirwa vuba. Hanyuma se kumfasha byari bivuze kungirira nabi? Sinakugiriye nabi gorora imvugo mada. Ngende umugira neza rwose. Ngende nakugiriye neza ngusaba ko ineza yiturwa indi nuko nshaka iki? Urangije hitamo kumfata ku ngufu. Ariko se gabanyamahane, ubwo hagize utwumva yagira ngo yashaka akabyumva wa mugome we. Ariko se ndi umugome. Ubinda ntwite y'amezi 4 kandi umugabo wanjye amaze amezi hafi 10 tutabana tutanabonana, urumva nzayisobanurana? Sinakugiriye inama kenshi ngo uyikuremo se hanyuma ukananira. Umva habera inyamaswa mbese. Ngewe nshyira ubuzima bwanjye mu kaga ngo ndakuramo inda. Sinshobora kwica umuziranenge muziza ko ntabashije gukomera ku isezerano ry'umugabo wanjye. Muziza ubugome bw'umugabo utagira umutima nka Rugeyo. Reka uzamubyarire. Nzamutwita mu byare bizaba ariko ntishyizeho urubanza rw'umuziranenge utarabigizemo uruhare. Reka nzagufasha no kumurera. Cyangwa niba ubyanze naho rero hamwe tuzi. Ni nayo mpamvu rwose mba nanagushakaga ngo basi twongere. Reka ndanakwikundira cyane burya. Nta soni ngo twongere Ruge. Wagiye wiyubaha nk'umugabo. Ukamenya kuri chef mu kazi ufite abukoresha bagomba kukubaha. None se twongeye hari indi nda ya kabiri watwara? Ntwongere no kumbwira ibyo bigambo. Niba nta kindi wampamagariye mbwira nitahire n'abana banjye barantegereje.
bikora kuzakora ishyano winjiye hano arinda uguhaye karibu. Boss numvishije ibintu biri gusakuza ngira impungenge ngira ngo hari ikintu kibaye. Genda kanyagirwe ikinyabupfura gike gusa ngaho usubirayo se nyine. Boss mumbabarire n'ukuri ntaho nari nshaka kubinjirana ahubwo si ye niki ubwo munsi ntaho ndabacura ca muraza kwitwara. Ntabwo nyura cyakora utegereze mutima uze kumucyura. Ngaho usubira hanze vuba. Murakoze cyane boss. Ntakiriya kuko kiba kijyaye nanga abantu batuma mvuga nabi rwose nkabura uko ngira. Niko se muti nizere ko ari kutakirakaye nko mu kanya. Niko se sha iriya ntebe iteye hariya buri yirebye wibuka iki? Ngaho mbwira rwose wibuka iki? Ruge ntunyibutse iriya ntebe wansambanyirijeho nyuma yo kunsindisha ntabizi. Iyo nibutse ibibazo nawe nifitiye ntabwo utakira ukansabe ko turyamana nkabyanga warangiza ukansaba ko nza mu biro byawe abandi bose watashye ngo umfashe warangiza ukampa ikiyobyabwenge nkabura ubwenge ukansambanyiriza muri iriya ntebe ntabizi nkisanga nasamye. Mana yanjye Ruge iyo mbyibutse numva nkwanze ubyumve. Ariko se ko nabikoze ngukunze kandi ko nagusabye imbabazi koko ko nagufashije gukemura ibibazo wari ufite ugakunda akarira ugifite n'ukwiki. Sinzigera ndekeraho gukurakarira n'umunsi n'umwe nushaka kubimenya. Buri mwanya iyo ntekereje inda ntwite ngira agahinda nkibuka ibyo wankoreye nkumva ndiyanze. Wiyanga se kuki ku mwana tuzamura? Ariko nkanababazwa n'uyu muziranenge ntwite uzavukana agahinda mutwitanye. Ahubwo we ntukamubabaza nyine. Akavuka ntazi aho mwerekeza ubwo umugabo wanjye azaba yagarutse. Nyamuna gabanya kurira. Uragira ngo cyane kura kigaruke. Reka nkuve mu maso n'ubundi ayo magambo yawe ni nk'inkota ishegesha igisebe mfite ku mutima. Gusa mwiyame ibyo bigambo ntuzongere kubinzanaho. Ubwo se uragiye umva garuka yewe nkubwiye. Arabundaje nanone ye. Ariko uriya mugore ni mwiza mba ndogatata umva ko bavuga. Yewe kumwikuramo byarananiye neza pe. Amaherezo ndabona zantesha ikuzo kabisa. Ego bana we. Ego komedi we wagiye wiruka buhoro mugo. Shamba ndi muri siporo kandi buriya buri gihe mvuye mu kazi mba ngomba kuyikora. Ahubwo nawe uzajya uzatujyana we. Akorambabarira mama we. Ngiye kwa gatanu ngereka gusohoka ngo njye kuryoshya ngo ndajya kwiruka. Nyamara ka siporo ni ingenzi ku buzima. Ni hahandi hawe. Wakora siporo kajana warya neza ukitwara neza mbese ukubahiriza inama za muganga. Ni hahandi birangira upfuye. Yego twese tuzapfa. Ariko mbere yo gupfa byibura umuntu akaba yarabayeho afite ubuzima bwiza. So uvuga se ngo urashaka guhora kuri kataye? Ntabwo nzira kuko byagenda kose. Ariko se media we koko umukobwa mwiza nkawe utagira burundi rubyiruko ruteranira rw'ubuzima uwo wumva utarasigaye koko. Sigara hese hari icyo mpomba. Ngo ntacyo uhomba. Ntacyo rwose. Uzi ukuntu turya ubuzima we. Reka ye turya ubuzima tukanezerwa bimwe birenze. Kandi shaho ukuntu uri na mwiza shaho. Yewe we ntiwajya unakoresha n'ifaranga ryawe habe n'igiceri cy'atanu. Ndakubwiza ukuri ntiwabura abakugurira ubundi ukumva kwisi ryoha shaho. Uramenye di ese undi ko mbona wasohotse wenyine ugasiga boss Rugeyo. Byagenze bite ko mutakiri pata na Rugi nka mbere? Gihorere sha. Ubuse tuvuge ko kari akagore ngo ni mutima kamwigaruriye utakazi. Ariko mutima mbona atabirimo nk'uko we mwari mumeranye mbere we. Sha uziko twagezeho tukemeza ko mubana no munsi imwe. Turize sha. Ubuse mukanya mvuye ku kazi ntasize bari kumwe. Reka uriya mugore ni mwiza sha. Rugeyo yaramuraruye bikomeye ku buryo asa n'uwataye ubwenge. Ariko Rugeyo ndamuzi ni harara ryesha ntibazarambana.
ariko we sinzi uherutse kumvana ngo iriya ndamutima twite ni iya rugeyo waba hari icyo ubiziho mfasha cyane rwose arayimutwitse nta kintu ariko se nanone ko mutima afite umugabo we wakwemeza ute ko atari umugabo we umugabo we none se umugabo we ko amaze amezi hafi 10 agiye mu mahugurwa y'akazi mu mahanga yayimutereye kuri murandasi none se uzi ute ko atigeze agaruka ngo babe bahura yimutere ngewe ndabizi neza ko batigeze bahuje ndabizi reka buriya Alphonse tujye tuganira kuri za WhatsApp na Facebook reka sinaryimana kandi we ubwe yanyibwiriye ko kuva yagenda atigeze agaruka ndetse azazira rimwe icyamujyanye kirangije sha waratinyutse ubwira Alphonse ko umugore we atwite inda itariye ko wabura umwana mubi ndarengana ntabyo navuze da sha ntuzabimubwire pe utazagira uruhare mu kubatandukanya ariko ni n'ahandi azabimenya ariko utabigize mu ruhare habare none se azamusobanurira ate ko yatwisinda batari kumwe atamuciye ntubona n'ukuntu agerageza kuyihisha ikibazo bye igihe cyose bikora agomba kumucyura mu modoka y'akazi kandi nta wundi wigeze cyurwa na rimwe uracyamubona acaracara hano mu mujyi ibyo byo nanjye mubona ku kazi gusa nuko rero gusa ikigaragara cyo umutima arahangayitse bikomeye pe ubona ahora ababaye yigunze mbese sinzi ari wowe se tekereza umugabo wabyaranye 3 basezeranye ikibazo byo iyo hayo ko twishinga twebwe inkumi tutagira ugira icyo tubaza none karabaye hamwe yumve rero nanjye rugiye sinari mwanze yamunkuyeho nyamukeneye unyumvira none nkubeshye shahu kiriya kigabo kire kuri note ngo ngwino urore kagenda umva kugikura ibyinyo biryoha bite uzi ko umushahara wanjye wazaga sinanamenye ko waje kubera ko ibintu byose yabaga yarabyishyuye kera nyamara ibyo bintu si byiza nshuti yanjye mbabarira kugurana ubuzima bwawe amafaranga koko wapisha byose ni iby'isi kandi birashira tukisanga hamwe di muwumva ku gipimo kimwe mwirimbi rimwe nta mpamvu yo kubaho mbabaye kandi ibyishimo bihabera abashoboye nababwira iki nyange ni reka nkureke nkomeze siporo yanjye nawe wigire kurya ubuzima wa mugani wawe sibyo saba mwana nanjye reka njye guca ku muziki weekend yatangiye it's a weekend rotati la 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 ariko se mabuja karame niba wenda atari ukuja ndivanga mufitanye ikibazo kina bosi ko nasanze mumeze nk'abatonganya uri no kurira nk'aho yagukubise nibyo mu kazi ntiwabimenya bikora nyamara mbonaga muri izi minsi utameze neza pe gusa biranyobera ukuntu ufitanye ikibazo na bosi akaba ari wowe wenyine ambwira ngo nzaje ndagutahana mu modoka y'akazi buriya uzi ko nta mukozi n'umwe ucurwaga mu modoka y'akazi keretse iyo yagiye gukorera mu ntara nyine nakubwiye ntiwowe komeza utwara imodoka unyura ibindi ubyihorera gusa mabuja ndakumva buriya ntaho nabura kubikubwira ni wowe mukozi wenyine nisanzuragaho hariya ku kazi pe ni wowe muntu ugiraga umutima mwiza cyane cyane mu bakozi bose b'igitsina gore babaga hariya ni wowe ubashaga kuganira abandi bo bagiraga umushiha ntazi iyo baguvanaga wowe jya ukora akazi kawe ubirengagiza umenye ibyawo gusuzugura atagize icyo agutwara umwihorere hari ikindi reka nanjye ndabihoreraga da ko nifitiye urusha rwanje rwo gutwara si kandi nta wundi umfashaga gukata iyi vora bazaja baransuzugura mbihorere rwa mugani rwawe ariko nyange niwe uri hariya mbonaga kuzamwihanganira bitazanyorohera umunsi umwe azandegaho kariya gahanga ke nzakavuzamo ingoma usaba umushakaho iki aransuzuguraga agakabye gusa muri izi minsi atagicuditse na bosi rugeyeho uri kubona ko ari kuja aragabanya amarere se wowe uganira na bariya wumva ngiye bamvugaho ikibiko yewe naba nkubeshe pe ntaho nje numvaga ibyo bari kuganira erega buriya wowe nta n'umuntu wakuvugaho kuri umwana mwiza witonda agasugwaga neza utari nkabo
nyine ni uko muri izi minsi mbonaga bisa nk'aho wowe na bosi mudacana urwaka. ni iby'akazi bibaho ko hari ibyo abantu batumvikanaho, si igitangaza. rugeyo ndamwizeye ni ingona mbi nawe, imyaka zose tumaranye muzi neza rwose. ngaho rero dore ngezeyo kandi urakoze kunyura rwose. nawe ibyo ku kazi se wowe ujya umenya ibyawe kuko niko kagutunze, abandi ubihorere. ibyo byo pe ndabizi ntaho nasubira mu cyaro kuko nta muryango ngiragayo. mushiki wanje umwe gusa nawe wishakiye yamfasha iki ko nta gasambu twigiriragayo. se burya niko bimeze. niko biri rwose. ababyeyi bacu badusize tukiri abana bato, ubuzima buducanga tukiri utwana. ubwo njyewe nirwanaho nyine mbasha kugera i Kigali, mbona uruhushya rwo gutwara imodoka, mbona n'akazi kwa rugeyo. naho mushiki wanje we nyine byaramukomereye ahita yishakira umugabo, niwe babanaga muri ubwo buryo. ni ukwihangana desi. uramuke rero ntaheje ubikora. sawa muramuke mabuja. mwana ntuzi hangova zo kuwa mbere koko sha iyi wikendi yari umuriro basi. umva yari umuriro. sha gusa nyine biriya bitipe twasangiraga bira kuri note biragura ngo ngwino urore. umva sha nyine uzi ko nanyoye nkaruha nkajya kubyina nkagaruka nkanywa nkiyongeza nkongera nkiyongeza ku buryo natashye numva ntazi niyonjya. izina ry'Imana pe nageze mu rugo ntabizi, umve ngo nakangutse mu gitondo nisanga ndyamye muri salo ntanafunze umuryango cyane. nakagenda umva sha we uretse gato ndongera nkuvugishe nyuma. karibu bosi. niko iyo umara iminota irenga 30 uvugira kuri telefone uba wumva akazi kari bwikore. none se ubwo ari akazi kapfuye. umva mbese niba ukeneye kuzajya uvugira kuri telefone cyane uzajya gukora mu bigo by'itumanaho we. kumana nyagasani. ariko se ruge ubwo ko wazaga bucece ukaza witonze ukanturuka inyuma ukankora ku matama witonze ukama akabizu keza keza kwitama, kuki ubu utakibikorara? uzi ko usigaye winjira nk'imodoka imennye urupangu. vana imikino mu kazi se mayo urumva ngo arajijisha. njijisha siki kujijisha nyine. wahavuze ko wansimbuje umugore w'abandi w'ikizungereza njyewe utagikeneye kunyiteza. urumva maye se njyewe mfite amabona n'amataye nk'ibya mutima muka Alphonse. nyange nitwumvikane nkiyame bwa nyuma. hano ni mu kazi kandi wibuke ko ndi shefu wawe. mu kazi iyo hakenewe umusaruro iby'inkundo bijya ku ruhande, uranyumva neza? mama we hanyuma se mutima iyo muri mu by'inkundo mwamwinjiriza kampani angahe cyangwa uzi ko ngiye ntazi ibyanyu? rugeyo ko nkuzi cyane twagiranye ibihe byiza igihe kinini uriya mugore ataraza, urashaka kunjijisha unjijishamo ibiki? nakubwiye ngo uvane ubuso twakora akazi. mbabarira hari byinshi bikeneye gukorwa kuruta ayo magambo yawe arutayisandi. ariko ni ukuri raporo nagusabye ngize saa sita utarazima, noneho urambwira ko waje mu kazi cyangwa mu bujajwe. wakwisetsa wagira ibyo ntibindeba. icyo nshaka ni ukubona akazi usabwa gukora wakarangije. turize mugabo we ufite ibibazo ahubwo wowe. ibibazo ki? birazwi ko wateye inda umugore w'abandi umugabo wadahari. genda wakanga. umva atari ikibazo nagaruka murabeshye muzabyenga iminyagara tu. ndavuze ngo zibanyange ni uko nugushyomaka no kumenyera umuyobozi wawe mu kazi. uri kurenza urugero rwose, ariko ujye wibuka ko ndi umuyobozi wawe. ngo umuyobozi wanjye. umuyobozi wawe nyine. umuyobozi wanjye rwose yewe sinabihakanirega ndabizi, ariko burya nibuka ko twambaranye ubusa twakoranye byinshi
ukuntu wanyiteteshagaho n'ibindi byinshi uzi tuziranyeho. Genda ceceka. Ibyo byose rero birangora kubirengaho ngo nkubahe mu kazi nk'uko ubishaka. Kuko ubu ngubu ntakigezweho se hagezweho igishongore mutima. Ariko ubanza naguhagama rero mba mbona umushiha wawe wariyongereye. Ariko kasakumirura kumira kahese kumiro karihe. Ndagira ngo nkumenere ibanga nshuti yanjye twagiranye ibihe byiza. ariko uri muzima wa mukobwa we. Tega amatwi ukuntu wandavura mu bakozi bawe b'igitsina gore biragoye ko uzabona ukubaha pe. Wasinze cyangwa wasaze? Muzima cyakora wenda babikora nyine uzajya bakanga bakangike. Ariko ngewe uzi neza ko nakubwiraga ko ntari bwemere kuryamana nawe ukamfukamira unyinginga. Sinzi niba byankundira kukubaha. Ariko byose maze kubibona ko biterwa no kuborohera sha. Maze kubibona rwose. Wa mugani mumaze kumenyera niyo yayo. Nawe urabibona? Ndaje mbafatira ibyemezo kandi muzabona ko ngewe Rugeyo nta mikino ngirana n'abakozi. Iyi kampani ikeneye kwaguka ikunguka cyane. Mu gihe tugifite abakozi bafite imitekerereze nk'iyawe ntaho twazagera. Imitekerereze nk'iyanjye. Nk'iyawe nyine. Hanyuma si igihe cyose kiyoborwa n'umugabo ufite imyumvire ko buri mukozi w'umukobwa mwiza bagomba kuryamana. Ibyo bizayigeza he? Nyange ni sinigeze ntekereza gukubita umuntu. Ariko wowe nutagabanya icyo gikoma ufite mu mutwe nzakwasange we sinki ubu byumvise. Rugeyo inshyi zawe ko ari iz'urukundo ubwo wabasha kurambura ikiganza nk'ubita urushyira ubabaza koko. Vana imiteta hose nyine. Sha ndagiye. Ariko mu minota mike nutangezaho iyo raporo biraba bibi kurushaho. Sawa bebe. Alo sheri. Alo. Yo wambuze sha. Nakubuze rwose pe. Berite yanyitabye ambwira ko uri muri doshi. Ntabwo yakubeshye rwose. Wampamagaraga ndimo kwiyuhagira Berite aza kubimbwira nkiriyo. Ndamubwira ngo naba kwihoreye ndaguhamagara mvuyeyo. Ubu nibwo nkivayo ntabwo nditunganya. Se mama. Yahise nkitaba rero tuganiraho gake. Andi makuru se mutima mwiza. Biragenda neza mu rugo? Sheri biragenda pe. Ubu byibura amaze gutuza. Ibintu birimo gusubira ku murongo. Mbese ubukene ntibukiri nka mbere pe. Nizeye ko bizagenda biza neza sha. Nanjye amahugurwa aragenda neza. Amasomo ndayakurikira neza rwose kandi nizeye ko ningaruka rwose ngatangira akazi neza nta kibazo tuzongera kugira. Yo ntiwumva se turagukumbuye. Nanjye ndabakumbuye rwose. Nizere ko Berite bari aho bameze neza. Yewe bameze neza rwose. Impanga nazo ziraho zirakomeye nta kibazo bariga nta mpungenge. None se sheri. Karame. Ko hari ibyo nashaka kunsobanurira. Ngo ngusobanurira. Ibyo ni ibiki se kandi noneho? Eko mutima. Karame. Nta kintu gikomeye waba waramvishe. None se nyine ni igiki? Ninde wakikubwiye? Mutima. Karame. Urarizi neza twashakanye dukundanye cyane. Twizeranye cyane. Twabanye mu bibi ndetse no mu byiza. Yewe n'ibihe bibi hari icyizere ko bigiye kurangira. Gusa nibyo nkeka ari ukuri waba warantengushye cyane pe. None se ni ibiki sheri? Urashaka kumenya ibyo ari byo se? Batuje gato ndaje rwose nkumvishe nawe wishira amatsiko tutagira ngo nibyo nahimbye. None se papa mama afite akabebe mu nda. None se ninde wabikubwiye Berite? Wabikuye he? None se ko nabonye mama bahaze cyane igihe cyose kandi mwarimu wacu yatubwiye ko iyo umumama bahaze cyane aba afite akabebe mu nda. Wabibonye ute Berite? Cyangwa se mama wabonye ni mwarimu wanyu? Oya ni mama. Simora mubona iyo turi kumwe mu cyumba aba ahaze cyane. Okay. Nta kibazo nzabivugana na mama wawe. Sibyo Berite? Mutima. Karame. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe kuri amajwi wumvise.
ibyo uyu mwana avuga ni ukuri cyangwa si ukuri? Kuceceka se, umutima bwiza ukuri. Ndabizi ko ino mama z'amezi yenda kuzura 10. Bivuze ko ntanda naguteye. Mbaye narayiguteye uba warabyaye. Ubwo rero ngeneye kumbwiza ukuri, ubundi nkaryama dore ndananiwe. Ayo makuru nta kuri kuyarimo. Okay. Mana ya Yakobo na Isaka we. Ese niwe wakomanga gutyo muti? Bigenze bite ko mbara udatuje ukanyagwawe? Mana yanjye we. Bahi, mbabarira mbanze nicaye ndumva guhagarara ntabibasha pe. Umutima wamvuyemo. Ngaho da. Bimeze biteze. Banza utuze ugacwawe. Icara aho ngaho mbanze guhe no ku mazi ndabona ntazi uko bimeze. Usa ndumva afite ubwoba pe. Akira soma ushyitse mutima hamwe umbwire sha. Ndamira amanuke se ahubwo. Kotomera rwose. Bahire we, agahuru kimbwa karahiye pe. Bigenze bite se kutambwira? Byankomeranye Berta nkozeho we. Berta ari inkoreye. Berta se kandi yakoze iki? Hari ibintu yangije mu rugo se kubagana? Gukubagana ntacyo bintwaye. Kugira ibyo yakwangiza nta kibazo byantera Bahire we. Ahubwo ashumitse urugo we. Ngaho da, none se acanye gaze none mu nzu hari ibihiye. Si ibyo wa muntu we. Ibyo nabyihanganira. Ariko Berta yabwiye papa w'ibyinda ntwite we. Alphonse arabimenye noneho. Ye baba mana yanjye we. Ubwo se Berta yabimenye ate koko? Abana bubu bamenye ubwenge bakiri mu nda pe. Ibaze ko ngo yabonye maze akabaza papa we niba afite akabebe mu nda. Ya baba we. Ngo mwarimu wawe yababwiye ko inda ya mama ibyimbye haba harimo akabebe. Mana y'u Rwanda we. Muti urabigenza ute koko? Wimbaza Bahi. Je nirukango nkubwira ishyano ngushije none nawe utangiye kumbaza uko mbigenza. None se nyine biragenda bite? Ubu se urumva mfite uko mbigenza nyine. Rero nshuti yanjye nkunda. N'ubundi urabizi ko icyashobokaga cyari kimwe ko ari ukuyikura. Sikaho Bahi. Urabizi ko iryo kosa ntashobora kuritinyuka. Ndabizi nakoze amakosa akomeye ariko sinahemuka ku mugabo wanjye ngo nongere no guhemuka ku Mana rwose. Uyu muziranenge nta ruhare yagize mu byabaye. Ndabizi rwose kandi nanjye urabizi ko ntigeze nshyigikira icyo gitekerezo habe na gato. Inama yanjye rero akakanya. Funga umwuka uhumirize wirengagize byose. Umira umutusharire. Umuti wuyese. Sasa inzo bumubwiza ukuri. Umusobanurira ibyakubayeho byose. Unamusaba imbabazi wemye. Nakubabarira kubabarire kandi nabwo ntaritakubabarira. Nakazi ki. Ubwo nyuma uzamenye uko witwara. Naho kuva yabimenye. Ubwo ni namakosa kuva byimenyeye imbere yo kubimubwira. Bizatuma gushinja ubushake mu byabaye kandi mu byukorera ibyakugwiririye. Mana yanjye shitani yatumye menya rugeyo kuko Imana itayindinze mbere. Bahi. Ntakubeshye kubimubwira ndumva binkomereye pe. Ndabyumva pe. Ariko se kumva byimenyeye uracyahisha ibiki? Umugabo twaruhanye tukabyarana. Nyine. Tukihanganirana mu bihe bibi twabanyemo. None ibyiza bikaba byari bije. Umugabo nasezeranyije kutazamuhemukira. Kutazamuca inyuma na rimwe. None narabikoze mbikoreshejwe n'iriya nyamaswa ngo ni rugeyo. N'ubundi rero yari kuzaza agasanga umwana bikaba ngombwa kubimubwira. None abimenye kare bitaguturutseho. Funga umwuka rwose ubimubwire. Iyi nda nanze kuyikuramo ndengera uyu muziranenge utazi ibyabaye. Ariko aho kwiyicira umwana nakwemere si kanyubararaho pe. Mwana wa ndagukunda nubwo ibibazo ugiye kuzanteza ntazi niba nzabikira. Nako ndakurenganya ninjye wabyiteye. Nako ni rugeyo wabinteye. Bahi. Sinakuramo inda pe. Sinazakira igikomere cyo kumva hari umuziranenge nabujije kubaho. Ubuzima bwanjye bwose nazahora mbyicuza. Nzemera mbeho ubuzima bushaririye ari kubeho mwana wa. None se tubigenje dute mwana w'umunyarwandakazi?
wahi nk'uko iyi minsi nta muturanyi cyangwa se undi utuzi upfa kumbona ntwite ni nako nshaka ko ninjya kubyara nzahunga aka gace nka vino nkajya aho batanze hanyuma wajyayo bikagenda bite? yewega bikora bashaka barambwira Kigali rega nkumva nshaka kuzayigeramo none nasanze ari igitangaza gusa Kigali ni umugosha birakaze amaherezo garashize urahageze mbega ibimodoka kangari kose none si we buriya ziraragahe umva ye ziraraga ko ba nyirazo ariko nkurikije ubwinshi bwazo ubanza buri wese nabaga afite nk'itanu pe nukuri pe nakangari nyumviragira senga nukuri none se ko umujyi ntaho gubagamo abantu benshi cyane cyakora nakangari n'abantu nabo hari abantu benshi bagubagamo ariko ntaho ariko bose bagiraga amamodoka buriya si birashoboka we hari n'usangaga adafite n'imwe yewe uretse n'abantu ku giti cyabo hari n'urugo wageramo ugasanga nta n'akamodoka na kamwe bigirira reka rwose mbaga numiwe ni ukuri sinjye wabonye nk'ugeze ahangaha kamana mbega urusaku wari ufite mu modoka ubu iyo ntaza kukwifatira muri gare wari uramenye urerekezayo none se ubundi bikora mwana wa mama ndacafite ibibazo byinshi ko nabenye ibibazo byinshi wumva ko nabonye ibisubizo nabyo ari akangari uriya umuntu atasha amenyaga iwe koko barahamenyaga ntuzi waje iw'abandi njye nabonye naje ndararaho mbonye da none ahamenya birabizu ni byinshi nese ibikora mwana wa mama uranjana hubaga ryari ngo mparebe ngo iki none se ahangaha turi nta hariho mbaga bwo kugenda nawe ntuba uranyinishaje iyo none se akazu k'icyumba kimwe nikubagamo zibwo wanze kubyemera nabyemera nubwo wageze ngo i Kigali ni nk'iwanyu none se ubu ngubu nta hari uburiri twicayeho mana none niba tubwicayeho ntawe uri kureba kaga ngaga ari amasafuriya ntekagamo se wowe izi si imyenda zanje se dore n'izi ni inkweto hanyuma ikindi ushaka ni igiki biko rwose ntumbwire kubaga mwaka kazi kangana gutya uzi ko kangana nako umusekiri uturindaga kuri ga mashuri y'iwacu we naha rero niberaga rwose mana kandi mishuraga amafaranga atari make angahe 50 iyo ngo angahe 40 ago mafaranga uzibibwana by'ingurube birimo mwa ubaziribwana oya rwose baraguhendaga ntukabyemere uzi ko mande vucakizo ca gitifa abagamo acishuraga 5,000 gusa kandi gifite ibyumba 5 binini none waka kantu kangana ngikwane gukishuraga 40 40 rwose ko mande chawo ugeraga imiteto naho wabyumva uteta birahenze ahubwo zikari mucariri iwanyu wagize ngo ni mu mujyi kanawe ntubura kabi iyi ni Kigali bagamushoboye guhiga ifaranga utabishoboye akaja kuba ingegera cakiba kajarara mu biraro njewe rero narindi kumva baga nko muri kirakizo kino kiri hano imbere reka iri yibagiye mabuja iyi niwe nkodeshagaho maze muri iki gipangu habagamo n'izindi akodeshaga nyinshi cyane iza 80 iz'ijana n'iz'igitanu igitanu none nawe urakina ngo ubu nje ninje ukodeshaga inzu ntoya ya make hano mana yanje we yewe nimugumane Kigali yanyu da nje nzibera mu cyaro mpinga ibijumba njyana ujura herereye iwanyu ni iwanyu umva rero nkubwire bikora buri gihe baruri kunzana nahindi kunyura kuri biriya bizu birebire ngatekereza ko ugiye kungeza kuri kimwe ukambwira ngo dore iwanjye naho burya unzanye mu gikoni hano garazi ko gabagaraga bakire none simwa ubu ndararaye kubizi nararara nsubiye iwacu aho kurara nubwo natwe turiyeranja iki gute twihengeke mwaka ngaka urare hano ngwiki none ziko ari kwinzu yanje ingana ashwe da none se tukarara ku buriri bumwe ntaho zuri mushiki wanje none ibyo ngibyo se birashoboka akada ntaho byabaye ico duhishanya gasini aka ntaho byabaye biko nto nabyemera rwose ko twararanaga kera tukiri abana si ubu ngubu uri kumva nabyemera ubwo rero niba wanze kubyemera ndaguteretera mabuja ndebe basi ko yagusabira ukararana n'umukozi we mwakira kizu nyine
none si we nyokobuja nuriya dukingure turi kwinjira mva mbese gira ye ubwo si ureba neza urantaha hari umukozi we w'umukobwa nawe jiyo wimbesha kukubenja se ngo unabonye ari bigende umusirimu si buri hano ikarya rugo we aha ikigara abantu bose babaga ari abasirimu akazi kose waba uri gukora yewe Ugomba umva rero gusirimuka. nkubwire bikora niba ari ibi bya kigali sinayibamo pe ntawe nayibamo rwose uzi ukuntu iri iwacu mu cyaro tuzi ko bikora yakize yakize tuzi ko uri umuntu ukomeye ufite ibimodoka ahoraga aragenda ngiraga amafaranga ufite n'ibizu bigerekeranye nka bya bindi tujya tubona kuri televiziyo kwaka n'izuba muri butike naho kumbi naha wizingazingira gukaryamo ukabyuka uraja mu kazi naha ngaha rwose kandi nje meze neza nta kibazo mfite ariko we none se nyange ni mutima ari he ko mubuze mu biro bye ibintu byarakomesha buriya wasanga ariko atakazuba hariya inyuma yego wibuke ko ari umugore utwite ariko disi arambabaje sha muri iyi minsi mba mbona akazi karamunaniye pe nyine ubwo nindi iri kumuzonga twita inda ya rugeyo ubundi ikakugwa neza akura akagome mbabarira sha njye nkeka ko atari inda yonyine imuzonga kuko si ubwa mbere atwise ahubwo ibibazo biyiherekeje nkeka ko ari byo bimuzonga kurenzaho ashikame yumve rero nanjye wahombye rugeyo ndaho ndahoze shangiye mutima arambabaje ukuntu mba mbona yitonda mba mbona yihishahisha ahantu hose ubanza adashaka ko hagira umenya ko atwite we akazabigeza ku mugabo we iyo arambabaje disi ntumbwire amakuru Alphonse yamenye kera na nyagasa rahira nyange uravugisha ukuri yewe data we sha ntumbwire ko wabimubwiye we waba uri umugome nyange ni waba uri umugome waba uri umutindi singewe pe singewe wabivuze rwose ngo nyine akana kabo kabimubwiyeho kamubwira ko mama wako atwite bituma nyine ambaza amakuru yose mva nanjye numva ntacyo nkirengera ubwo mpitamo kupita sitori yose uko yagenze yose uko yakabaye ariko uko byagenze byose ndabivuga nanjye ntabwo uri akabati nuko nyine ngo vuba haziyizira sha uri akagome uri umugome nyange uri umugome muba ahubwo ubwo se koko kuki wabimubwiriye iki ngo mama we none ko mva yari yabimenye nyine twarabiganiriye ndabimubwira byose ndavuga ni kizaba nzanywa umuti ikindi utaruzi namuhaye n'amafoto abigaragaza neza gutya uravugisha ukuri ndakubeshyera iki sha nyange uri umwana mubi rwose ubwo rero umwana mwiza n'uwankuye ku munyenga niyumviraga kuri bosi rugeyo nyumvira nanjye narababaye sha agomba kuzabonabona wakubwira ahubwo amafoto namwoherereje sha ngo ameze ate akuraseka koko umva hari amafoto nigeze kubafata ari kumwe na rugeyo we ukora ubugome ugaseka batazi ko ari umuntu ubabona nditonda ndayafotora rugeyo yamufashe ku rutugu ndari kurira abandi bari guhoberana nandi agaragaza neza ko umutima atwite rega ubwo urishimye ubwo se urumva utagiye gusenya urugo rw'abandi nyumvira mediya ni ukuri none se ndusenye nte ninjye washutse mutima muke wo mu rutiba uwo ngo ajye kwiyandarika asambane na shebuja ninjye wera icyo nakoze ni ukuvuga ibyabaye sinabihimbye rwose nta kintu na kimwe nahimbye mu byo navuze byose byari ukuri harya ubwo medi naramaze ikosa unshinja ni irihe ariko urabizi neza ko ibyabaye atari amakosa ya mutima urabizi neza ko urugero ari umuhehesi ndetse ko ibyo mutima yakorewe ari n'ihohoterwa ni uko nyine yicecekeye ariko iyo aramuka amutanze mu nzego zibishinzwe byari kumukoraho byararengana nyabarongo yicuye yizaniye rwose kugura cyashinyagura ubu se nanjye nzavuga ko yanshikagara urabizi neza ko irari ry'ibintu ryawe ariryo ryatumye umwishyira nuko nyine ubwo rero umutima yashatse kunyigana azi ko tunganya ubwenge asanga nyine urwiganwa rwamushushwe rwaramaze abana b'imbeba mu rubariro nahame hamwe rero yumve aha shangiye we rugiye yigeze gushaka kunyoberaho mubwiza ukuri naramwiyamye mubwira ko nakomeza nzamukusanyiriza ibimenyetso
ubundi byose nkabimureka. nuko nuko rwose marayika we. wivuga utyo Nyangeni, urabizi neza imyitwarire nk'iriya muri kampani nk'iyi itera umusaruro mukeya. Sinzi niba utarabona ko umusaruro wadindiye kubera imyitwarire ya bosi wacu Rugeyo. ibyo senge birandeba. Pepe mfite diplome yanjye, niyo ntakora nzakora n'ahandi. Shawura akagwa. nizere ko uri hano wenyine nta muntu wumva amaganya n'amabanga yanjye. humura pe, abana baba bagiye ku ishuri urabizi, ndetse n'umukozi aba ari hirya mu nzu ye ntagera hano. wa mubyeyi w'ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi rwose. byagenze bite se noneho? Alphonse noneho agiye kuza mu kwezi gutaha, kandi ubwinda nayo nkurikije igihe nabaze ndabona nta byumweru 2 sigaje. ngewe inama ngihagazeho n'imwe, ni ugufunga umwuka ukazamubwiza ukuri. Erega nawe ni umuntu hari igihe yakumva agatuza, ahubwo akagufasha gukurikirana uriya mugome ngo ni Rugeyo. Ibya Rugeyo byo byihoreye, nihangayikishijwe no kuzarebana na Alphonse nk'ikiye umwana ntabyaranye nawe. Yaravuye hano dusezeranye ko ntawe uzahemukira undi. Nyamara nubwo Rugeyo uvuga ngo tumureke nawe akwiriye gukurikirana, kiriya ni icyaha afite. Kwitwaza ububasha afite mu kazi agahohotera abakozi be, kwitwaza intege nke z'umuntu akamufatirana. Ibya Rugeyo byo ni birebire kuko uretse nanjye n'abandi aba yabasonze. Nanjye iyo bitaba kubura uko ngira kubera ibibazo nari nifitiye mu rugo wanjye, ntabwo mba naragiye kumukorera ngo ngere iyo ngwa muri uwo mutego. Icyo nicyo mvuga rero akwiriye kuzira. Uwo mwihorere yewe, kuko aho bigeze sinasubiza ibihe inyuma ngo bisubire uko byari bimeze. Alphonse yarabimenye ntacyo nkirengera. Rugeyo mureka azagwa handi, nanjye reka nshyushye umutwe mpangane n'urwo nikururiye. None se Alphonse muri iyi minsi byakundaga akemera kukuvugisha? Nta byinshi ajya mvugisha. Akenshi yivugana n'abana gusa. Ubundi icyo yambwiye nuko agiye kuza hasigaye tukabiganiraho nkamusobanurira ibyo yamenye. Ubwo rero no gutegereza ko azaza wenda ukamubwira utunanze kubikubwira tutari kumwe, ukamusobanurira buri kimwe, noneho ugaca bugufi ukamusaba imbabazi. Hari ubwo yatuza akakubabarira. Nguwo umunsi ntifuza kubona mu buzima bwanjye rero. Nicaye mu biganza byanjye nteruye agahinja kundi mugabo, nicaranye na Alphonse muri salo musobanurira uburyo namuciye inyuma. Yewe nzamusobanurira ibindi ariko uwo mwana atamubona rwose. Ariko man, sinshaka ko azumva izo nyuro z'umugabo utari se n'ubwo ari we wakabaye se. Kahoda, none se ugiye guhitamo icyemezo kigayitse cyo kumwica? Iryo kosa sinarikora abahi. None se icyo ugiye gukora ni iki? Nkuko nabikubwiye, mu mutwe wanjye simbasha gukurura iyo foto nicaye imbere ye nteruye uruhinja rutarurwa. Ubwo rero ndashaka kugenda nkava hafi aha nkazagaruka nyuma gato. Uravugisha ukuri? Cyane rwose. None se uzagaruka nta mwana? Yewe bahe, nimbaza byinshi rwose. Icyo nzi cyo nkeneye kuva no muri iyi minsi nkazagaruka nyuma. Sinshaka kuzabyarira ino. Mugenzi wanjye watuje koko. Ibyo ushaka gukora wabitekerejeho neza? Nta mwanya mfite wo gutekereza ku bintu cyane bahe. Ubu muri njye sinzi icyo ndicyo. Sinshaka kumenya icyo ndi. Birumvikana. Ubwo ibizaba byose Nyagasana azatabara umugaragu we. Ngewe rwose ubyumve ko ntagushyigikiye muri uko kugenda kwawe pe, ntago gushyigikiye. Nta kundi rwose. N'ubundi ibyo nakoze ni amafuti, ntawe ari kunshyigikira iyo biba ngombwa ko mbimubwira mbere. Ubu nyine ndi ikigoryi cy'Imana nayo izamenye uko kigenza. Ariko mbabarira umbwira ahantu ushaka kuzajya muti. Ndumva ntahazi neza nanjye yewe. Ariko ntunyizera nk'inshuti yawe magara muti? Ndakwizera cyane ndetse. Kuko nta wundi njye ntura amaganya utari wowe. Indi nshuti ngira mu kazi nibikora kandi ibintu nk'ibi ntitujya tubiganiraho. Ngaho mbwiza ukuri rero. Ugiye hehe? Ugiye kuhakora iki? Aho ntiganya kujya sinzatindayo, humura nzagaruka vuba. Nyine ni hehe ko aricyo nkubaza? Niko Nyangeni. Karame boss. Iyo misiyo ya mutima ugezeho uyitunganya. Hakenewe amafaranga yayo byihuse. Ariko boss, hari ibyancanze pe. Ibiki se kuki utabimbaje ugategereza ko nza kuyikwibariza? Ntengiza amahirwe muri iyi ziyereka mbibabaze. Ikibazo ni kiherera. Urabona nibajije niba mutibeshye kukumbwira ntegurira misiyo. Ngwiki? None se ni kangaho umuntu ushinzwe stock y'ibikoresho ajya muri misiyo mu ntara.
hari indi sitoke tugira se ku buryo agiye kuyigenzurayo. Nyange ni Karame. akazi wahawe no gutunganya misiyo nyirayo akagenda kuko birihutirwa. Ibyo kubaza icyo agiye gukora ibyo ntibikureba si inshingano zawe. Kuri ibyo birangiza ibintu bireke. Ntacyo mvuze ntiteranya. Wakabimenye se? None se bose. Niki? Ihanyire ngo nayo mbitunganyirize rimwe. Ko nakubwiye gutunganya misiyo ya mutima ngewe ugeze ubona dosiye yanjye ya misiyo. Oya, ariko se umugore azagenda wenyine. Ngo? Numvaga nyine ajyana n'umugabo wenyine. Gwiki? Ariko se unkubitiye iki? Wakoboza ubwumo iki ko? Nyange, umaze kumenyera kandi nkwihorera. Oya nanjye ntuzongere kunkubita. Mwiyame ntugashake kunyurira wanshinziwe. Urumva? Nanjye ntuzongere kunkubita. Wa mugenga wese wigeze ubona sezerana na mutima ku buryo mb'umugabo we. Ariko umoye ubusa rwose. Ngewe ibyo mbajije birumvikana. Zibase nyine. Kandi ubwa mbere n'ubwanyu mumbaza amateshwa nkaye. Nanjye ntuzongere kunkubita. Urumva wembesire? Ntazongera kukumva untondagira uryo. Nzakwirukana kandi nzagusibira amayira ku buryo ntawe uzabasha gusaba kandi kazi. Ninjye wakoroye rwose. Ubu nijoro zose mvuga ukantondagira. Harya ngo nuko twambaranye ukuri wabusawe. Ibyo ni ubwo uburenganzira bwo kunsuzugura uko wishakiye we makaku. Ariko ubundi ukeka ko ngiye ngutinya. Ukeka ko ngutinya ra? Nubona nkubisura ikintu ugire ngo byatuma nkuba ntabiteganyaga. Ndanagukubita n'urundi ahubwo. Ndanagukubita n'urundi. Erega niyo wanyaga gutumenye ko amabanga yawe mbitse ari menshi kandi wibeshye. Ngewe nagushirishamo. Ntushake kwibyo kunkanga we. Nanjye ntunkangere. Ngewe ndi rugero rutagerurwa mwene uramaze. Nakuvuyanga bikibagirana ngewe sinkwera biri. Urumva? Shishikara nakubwira iki? Nushaka kubera ugeye mwene Kigeri. Shareka nkureke nge. Reka nyine genda. Singaruke kukubaza ibyo nagusabye gukora. Iminota ngaho umbwiye ko bikemutse gusa nta kindi. Mabuja rwose ndagushimira cyane pe. Aka kamisiyo tugiyeho karantabaye pe. Ntari maze iminsi ntahagaze neza mu bukungu. Utu dufaranga twa misiyo tugiye kumfasha byinshi cyane. Harya ubu ntiwaherukaga kujya muri misiyo biko? Reka da. Ugira ngo se hari umuntu bose akemerera kujayo? Ngo amafaranga ntago da. Ahubwo mwebwe ko kuva nakandagira muri iriya kampani ntari nababona muri kuja gukorera mu ntara. Ubu biturutse Mabuja. Ni igitangaza se kuba najya gukorera mu ntara ahubwo? Sinahari igitangaza, ubwo nuko ari ubwa mbere bibaye bute. Dore kandi ubu suragenda utebikora. Mugingara usiko yarankoresheje impanuka. Ahubwo nuko asanze nanje ibintu byo gutwara ari ibintu byanje. Maze rero niba ari ukutangiye witonde. Urabona uko nimereye, simeze neza na gato kubera ihinda. Humura. Ubwo rosabwe kuntwara wigengesereye cyane. Kandi wirinde guca mu mihanda mibirimo imikoki kugira ngo utancugusa cyane, sibyo? Ntaco rwose ibyo ndi kubyumva. Urakose. Ahubwo se Mabuja. Ndakumva. Ko gwamugani muri bugufi kubyara. Ubwo iyo wiyakira konji ukaja kwitegura ibintu bijanye no kubyara, gukorera mu ntara ukazabura jayo. Ako sibyo birakureba biko. Wowe ukora akazi kawe dore wa mugani wagize amahirwe ubona misiyo itubutse tuza rero. Cyakora aho mwankoreye umuti pe. Dore rero bikora. Niwe mukozi hariya tuganira cyane nisanzuraho kenshi kandi ukunze kumenya ibyanjye. Yego pe, kandi nanje ndabashimiraga cyane. Usabwe rero gutuza ukabika ibyo umenya n'ibyo uzamenya. Ibyo nkubwiye cyangwa wowe wakwimenyera bizagume hagati yanjye nawe, sibyo? Mabuja urabizi nanje ntamfaga kuvuga guzwa rwose. Kirazira kuri nje. Ahubwo si waruzi n'ikindi Mabuja. Ntacyo nzi. Mbaza uti ni igiki rero? Ngira yewe imarira umwuka nta n'uwo nifitiye. Uzi ko hano tugiye gukorera muri iriya misozi hariho iwacu. Ntiwambwiye ko nta wanyu ugira harya? Hoya da, iwacu ndahagiraga ari naho mushiki wanje yashakiye. Ico ntagiraga ni umuryango. Mbese buriya nta babyeyi ngiraga. Ntabwo nabyibukaga. Ubwo rero njewe nzaje ndaje kwirarira kwa mushiki wanje. Ntabwo naje kwishura amafaranga y'icumbi kandi urukumva ari hafi yo mu rugo. Urumva ko bitomboreyemo rero. Cyane pe. Niba usanzwe uhazi rero, mushiki wanje yituriye hafi na kiliziya iri hafi y'agasantire wambwiye ngo uzaje urakoreramo. Nuko rwose. Bikora rero. Hariya ku kazi no kwitwararika.
mukirinda ubusamazi bwa bamwe mukorana cyane cyane nka ba nyangeni. ariko si mabuja ko amagambo uri kujya urambwira muri izi minsi gari kuncanga ubwo ni amahoro? Ni amahoro da, nubwo ngiye maze iminsi ubuzima bwaranshanze rwose ariko nta kibazo mfite. Nagerageje gushaka kwiyambura ubuzima ariko nyagasani yanyeretse ko gikwiriye gukomeza kubaho. oya mabuja ntuzabigerageze pe, gusa ndi kumva mfite impungenge. Zikize kuko narabibonye ko muri izi minsi ufite ibibazo byinshi no ku kazi ntaho uba umeze neza. oya humura ndi amahoro kandi ntacyo nzaba. wowe turize mu byemezo nafata icyo ntikizazamo rwose. nje mu kazi nta kindi kandi nizeye ko bizagenda neza. yo reba ukuntu muhoberana neza. ubanza mu mahanga rwose barabigishije guhoberana pe. umva icara yewe dutuze umbwire ndumva urimo kuntindira. naho ibyo guhoberana byo rwose tuzaba duhoberana turacyafite igihe. ngaho icara hano tuganira. nawe ese ubundi ko numva udatuje rufo? ntabwo ntuje yewe, niyo mpamvu naguhamagaye ihute. ngaho rero banza ubwire umuseriveri agira akantu atuzanira. oya yewe iby'abaseriveri byihorere uretse rwose. ngaho da neze turicara mu kabari nta kintu dufata rufo? humura yewe urabugifata, amafaranga yabyo ntabuze, ariko icyo nshaka ni amakuru nyine n'ibisobanuro. icya mbere burya ni amakuru. ahubwo urampemba pe. amakuru nayaguhaye ku bwinshi rwose, nabaga nanayahagazeho neza. rero byaramvunnye cyane ko n'ibihembo bigomba kuza ari byinshi. tuza yewe. nibyo none se urabizi ko naje iri joro ryashize? ndabizi. nahageze bambwira ko yagiye muri misiyo y'akazi mu ntara umunsi wabanje. none uyu munsi nka 8:00 nagiye kubona mbona aragarutse. ntese misiyo irarangiye? ubundi ubwo misiyo irarangiye nyine. mperuka twaramuhaye misiyo y'iminsi 6 pe, none ni 3 ntishize. umva se nyine ibyo bya misiyo n'ibimureba n'ababosi banyu, ngewe icyo si cyo kibazo mfite. ese nyine uhangayikishijwe n'iki? ko mperuka kumbwira ko atwite ukanyereka n'amafoto, nanjye nabyiboneye neza ko atwite. none nkaba nabundi adatwite, bimeze bite? uravugisha ukuri? yego mwana, cyangwa ubwo yabyaye we? kuko n'ubundi rwose igihe cyari iki pe, kandi yarakuriwe cyane rwose. yabyaye se ko uruhinja ntarwo namubonanye? oya uravugisha ukuri? bishoboka biteze nyine nibyo nkubaza, kuko niwe wampaga amakuru yo gutwita kwe. yego mwana. cyangwa warambeshyaga? yego nyagasani ngiye nkubeshya? ibyo koko urumva ari byo nakubeshya? ubajije umuntu wese wo ku kazi rwose yabiguhamiriza, sinkubeshya pe. none se nyine niba yari atwite, umwana yabyaye ari hehe rwose ko atagitwite? ahubwo nyine ari he? wamubajije aho arakubwira ngo iki? none se kankubaze, ariya mavidewo nakweretse atambuka ari ku kazi ntiyerekana ko yari atwite? ibyo ndabyemera rwose, biragaragara. none se nabimubajije aranyihorera pe, kandi nkamubona ameze neza rwose, nk'umuntu utarigeze ugira ikibazo. ku mwana yanjye nanjye ubwo birancanze pe. byanshanze kweri. urambwira ko yagiye muri misiyo akuriwe? none njyewe namubonye ava muri misiyo adatwite, ndamubaza akanyihorera. none niba yabyaye, umwana yamushyize hehe ko namucunze neza nta n'uwo nigeze numva arira rwose? nka data. none se basi wigeze umusaba ngo muhuze urugwiro nk'umugore n'umugabo ngo ube wamenye niba koko umuhuye yabyaye cyangwa atabyaye? ibyo ntibyari gukunda kuko twararakaranyije, ntawe urebana n'undi neza. mwana yanjye arufo, ko ndi gukeka ibintu bibi. ibiki se kandi? none yaba yabyaye akamujugunya? ngaho nyumvira pe. umva agenge rwose, ngiye kugenda nariye karungu, turasimbukana paka mbwiye neza uko bimeze. ahubwo nyange wihangane rwose ntituganire cyane, ndagiye tuzaba tubonana rwose.
none se rufo uragiye se utananguriye koko wakwihanganye tukazarisoma twitonze rwose kubona ndatuje koko nyange ego mana yagasa nawe ya pe sinshobora kwinjira mu kabari ngo ngasohokemo ntacyo mfashema reka wowe nyine siga wishyuye ujya mu byawe nanjye nsigare ndisoma nitonze. bikora we niko Karame byuka uza hano nkubwire. naje mabuja. niko Karame si wowe wajyanye na Mutima muri misiyo mu ntara? ni njyewe. none se mwagombaga kumaraho igihe kingana iki? twagombaga kumaraho icyumweru. none se kuki mugarutse nta n'iminsi ibiri ishize? ibyo nako reka mbireke. ko wajyanye na Mutima twita kuri wari bugufi kubyara akaba yagarutse atagitwite bivuze ko yabyaye umwana yabyaye ari hehe? mabuja rero nca nkubwiye ngo ari hehe naba nkubeshe pe. buriya cagiye tugenda tujana mu caro nari nzi ko tuzamara igihe kitari munsi y'icyumweru kuko agace twagiye gukoreramo niho mushiki wanje abaga. nuko noneho rero kubera ko agace twari tugiye gukoreramo ariho mushiki wanje abaga ubwo nje nahise mubwira ko nzaje gucumbika kwa mushiki wanje ubundi akazaje arambwira ahantu turakorera nanje nkazana imodoka. nuko hashize umunsi gumwe ati tegure dutahe. kahore ntizi kubera iki kandi igihe kitageze aranyihorera arambwira ngo ubwo ngomba gukora ibyo ambwiye nta bindi. nuko byagenze turagaruka inzira yose najaga ndamuvugisha akanyihorera. gahoda none se ubundi yakoraga iki? nje ntaba nkubeshe pe kuko naramubajije ngo twaje gukorera he ati wowe genda utuze ninguhamagaruze tugenda ibindi ntibikureba. ubwo rero ntaho nari gusuzugura shefu wanje. ntabwo byumvikana. Mutima mvuye kumureba mu kanya ndamubaza ntumwana ari yaranyihorera namubaza akazi yakoze akinumira wumve ko umugabo we yarayaje ariko nawe yamufunganye umutwe nta kintu ari kumubwira. hanje byanshobeye pe. wumvuyeho mu kanya mu nzira nkubitanye n'umugabo we yarubiye ngo amubwire umwana amaze iminsi atwite aho yamushyize. cyakora ndamusabye ngo abigenze gake ntamurakarire cyane hatagira icyo akora kibi kikamukoraho. nanje byaranshanze pe. wumve ko ico gihe amamagara ngo nidutahe nari naraye nkoye inzoga nsangiye n'urungano rwiriye iwacu. nyine nawe urabizi iyo umuntu ageze mu caro bahitaga bagira ngo agiraga amafaranga. ubwo twaraye turanywa ubwo nagiye kubona mbona nka 12:00 ngo dutahe. ibyo bintu birantungura. njyewe rero mporaga ndi tayari mu kazi nahise natse imodoka nsezera abandi ndamureba turataha. nukuri ndahangayitse pe. mbabajwe n'ako kaziranenge ntari kumenya ibyako kandi Mutima uko nari muzi ntiyashobora gukora ikosa ryo guta umwana. ni kimwe mu byo yumvaga yitwararikamo. nanje nuko nabibonaga pe. gusa muri izi minsi uriya mugore yarahangayitse cyane ameze nk'umuntu wataye umutwe. ikigaragara yarabyaye rwose kuko n'amabere ye nayiboneye. ariko uramubaza ngo uruhinja rurihe aticwe wakomeza kumuhata ibibazo akaguhunga. yewe ubwo ni ugutegereza gato tukareba iyo biri kwerekeza. gusa ikiriho co ago makuru nje mfite nigo kandi mabuja urabizi nje ntaho mbeshaga pe. ndahangayitse cyane pe. umutima wanjye nturi hamwe rwose. ndumva mfite ubwoba bwinshi. niko Mutima na n'ubu urumva udashaka kumbwiza ukuri. ukuri kw'icyariko? ukuri kwinda wari utwitaho yagiye niba warayibyaye umwana wabyaye ari hehe? ntanda nigeze ntwita. ariko Mutima kuki ushaka kungira injiji itagira akenge na gake? urumva njyewe ubwanjye mfite ibimenyetso bihagije. nakweretse amafoto yawe utwite nkumvisha umwana bimbwira kuko mwahoranaga yarakubonye ntacyo ntakoze ngo nkwereke ibimenyetso ariko wowe urakomeza guhakana. ugamije iki?
uri kunyina uwoye mukino ndagira ngo nkubwire ngo wahigima utahigima uko byagenda kose ubu sinkiri mu mahanga aho wambwira ko ushaka nakubaza byinshi ukankupa ubu rero turi kumwe ugomba kunsobanura neza. nakubwiye ko ibyo wabwiye byose ari ibinyoma. Ibinyoma ntanda ntiturabibona nta mwana afite uretse abuzi twabyaranye. ikindi ushaka ni iki? urashaka kuvuga ko amafoto n'amavidewo akugaragaza utwite uri ku kazi ayo yose ni ibinyoma? ubwo babiguhaye bakubwira aho babizi. dore iyi si ifoto yawe, iyi si ifoto uri kumwe na kiriya kigabo ngo ni Rugeyo muri kumwe ku kazi. ubu urabona udatwite cyangwa uguze ko iyo nda wari utwite ntazi ko ari iye? ibyo simbizi sinzi niyo bikura. oya wishaka kumakanira mbwiza ukuri, mbwira niba uwo mwana waramubyaye ukamusiga kwa Rugeyo naho njyeyo. maze rero reka nkureke nigende. urajya hese ndakura se nyine ndakura wingurura urashaka kwiki? ayo mafoto unyereka ntwite n'aya kera ntwite ziriya mpanga zacu. ntushake kumbeshya de kuko iyi kanzu wari wambaye ndayizi, iyi ngiyi wayiguze ngiye kujya hanze kandi izo mpanga zari zaravutse kera. wowe urashaka kunjijisha gusa wongerenjeje. ubwo nyine ubifata uko ushaka rero. njyewe ndashaka kumenya ukuri, umwana wabyaye ari niba waramubyaye ukamwica nabyo nkabimenya nkamenya ko ubwo nyine mbana n'umwicanyi nako ntibishoboka yewe ntabwo nabana n'umwicanyi. urazana umwana wabyaye dukurikirana ibyawe ari hano cyangwa se umbwira niba waramwishe nabyo mbimenye nkurikirana ibyawe n'urupfu rw'adahari cyangwa se uhitemo usanga uwo mugabo mwabyaranye ntahari mukomeze ibyanyu. urabyumva neza? niba kandi ibyo byose nta na kimwe kibaye njyewe ndarusohokamo ndugusigemo sinabana n'umuntu unyihishemo gutya rwose. mutima uhisemo iki? muri iki gice cya mbere cy'umukino ninde mwere wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Mutima mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Alphonse mwakiniwe na Habukuwaho Hyacinthe, Rugeyo mwakiniwe na Kayiranga Alfred, Nyangeni mwakiniwe na Karangwa Liliane, Bikora mwakiniwe na Nsabimana Eric, Nyiransenga mwakiniwe n'Iranzi Denise, Bahire mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Bertin mwakiniwe n'Ishema Caleb, naho Media mwamukiniwe na Nyirarukundo Xavier. umutoza w'abakinnyi akaba nawe afashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza. Ikinamico.